n'umwana muto uvutse ubu ngubu ababona ko byahindutse kubera ko umuntu wese mu rusengero ubundi naho gukirira umuntu wese yumvaga ko ari aho gukirira ariko siko byagenze. Ndibwira ko icyabiteye ntago ari ikibazo cy'inyubako y'urusengero ahubwo ni imitima abantu basengera muri urwo rusengero nibo batari bafite imitima. Ariko kuri iyi nshuro turashimira umubwire ngo nakomere kandi natwe haleluya turamukomeje ngo nakomere. Imana ntabwo izaguta, Imana ntizaguhemukira, iyabanye nawe cyagiye kakuzigama n'ubu yongeye kubana nawe kandi humura na enepaya zikidevodra. Uwiteka we uhimbazwe kuko urukundo iyo abantu baza kugira urukundo nkuko Bibiliya bivuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Naga ibintu byabaye muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 ndibwira ko bitari kuba byarabaye ikindi bikanaterwa n'ubuyobozi bubi bwari buriho. Yego iyo baza kuba hafi y'abantu kababwira ko umuntu wese ari umunyarwanda ndetse bakagirana n'urukundo rwo kubona mugenzi wawe nkuko wibona. Yego nkagukunda nkuko nikunda ukankunda nkuko wikunda ntago byari kuba. Niyo mpamvu rero kenshi we watemwe akaba utagifite amashami wari ufite, we watemweho umutware cyangwa se abana, ugatemwaho umugore cyangwa umuryango, wowe watemweho uburyo ndetse n'ububasha, nkuzaniye ijambo rikubwira ngo humura haleluya. Haracyariho ibyiringiro nubwo wabonaga ko watemwe ukabubona ko nta byiringiro wari ugifite byo kongera kubaho, ni wacire kubaho. Mu gusenga navuze ngo hahindura ibintu byinshi ariko gusenga ntago hakuraho kuba umuntu yakoze icyaha kuba atagihanirwa. Gusenga no gusenga by'iyobokamana ariko ntaho bihuriye n'itegeko buriya. Kuba umuntu yakoze icyaha ubu ngo ntago wamusengera ngo bishoboke kubera ko buriya umuntu wagize ingengabitekerezo byanze bikunze aba ari umwicanyi. Sibyo? Kandi ibyo ntago wabimwihanisha we ngo abyihane wumve ko birangiye, ahubwo wowe uharapora inzego zibishinzwe. Yego njyewe iryo ni ryo bokamana ryanjye. Iyo uza kuranduranwa n'imizi uba waribagiranye, ariko Imana ihimbazwe ko itemeye ko umuzi wawe urandurwa, ngo niyo mpamvu wongeye gusukirwa amazi ngo akongera gutuma ushibuka. Erega wari waratemweho buri kimwe cyose, niko ijambo ry'Imana rivuze. Nta na kimwe wari ufite cyo kukurengera, ntaho warucunze ubutabazi, warebaga hepfo no haruguru bikanga, witegerezaga iburyo n'ibumoso ntugire icyo ubona cyakurengera. Ariko Imana ivuganye nawe ngo humura kuko hatsiriho ibyiringiro nubwo watemwe n'amategeko ndetse n'Imana irabihanira. Kuko iyo utavuga ukuri nkuko kuri mu mutima wawe ni icya. Bibiliya iravuga ngo yego yanyu ibe yego na oya ibe oya. Rero nta kindi kintu cyo gukora uretse kubiyegereza, kuko iyo umuntu atari mu ruhande rw'Imana kenshi akunda no gukora ibintu binyuranyije n'iby'Imana ishaka. Kenshi akunda no kwica amategeko. Umuntu udatinya Imana nta n'icyo abatinya. Rero uko tugenda tubiyegereza tubafasha gusenga, tubereka ukuri, urukundo, haracyari n'amaboko yacu y'u Rwanda adufashe ndetse arimo atubwira ngo nimukomere nimuhumure ntabwo bizongera. Ntibite ku byabo, ntibite ku wabivuze, ahubwo bite ku gihugu cyiza dufite kirimo ubuyobozi bwiza burimo budukomeza, burimo butubwira ati muhumure. Ibyo byo babyirengagize kugira ngo imitima yabo itarushaho gukomereka, ahubwo mwibuke ko haracyari ibyiringiro imbere hazaza. Haleluya. Iyi Mana rero iracyafite imbaraga zo kukurengera. Iyi Mana iracyafite imbaraga zo kuguhumuriza. Humura, urababaye, umutima urakomeretse muri iyi minsi itoroshye. Humura, Imana niyo yonyine gusa igiye kwegera umutima wawe ikaguhumuriza. Nakubwira ngo komera. Twabakijijwe
ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV mwese ndabasuje kandi ndabaramukije aho muri hose mu bice bitandukanye mu majyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo hafi na kure diaspora mwese ndabasuje kandi mbifurije ineza y'Imana mbifurije gukomera muri ibi bihe bitoroshye turimo aho turi kwibuka ku nshuro 30 abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 mwese rero mukomere kandi Imana ibakomeze. Ndabasuje rero kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Navuze ngo ineza y'Imana imane namwe kandi Imana yivange mu byo mukora byose, mu byo mwekejeho amoko byose Imana ibihire. Ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na Jose Hoine, umukozi w'Imana. Imana yahamagaye, reka mwakire. Ndakwakira mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Meze neza? Ndashima Imana. Haleluya. Amen. Tuje cyane Joseline. Ni ibisanzwe ariko ni ibihe turimo. Nabyo ntabwo byoroshye. Ariko biraza kugenda neza ko tugenda twinjira mu mwuka niho duhererwa imbaraga. Hamwe n'izo kwihangana no gukomera. Yego. Yego, tumaze iminsi tutabona na Joseline, turi muntu nari nkumbuye ko nshimye Imana ko nkubonye. Ndaguhobeye mu izina rya Yesu. Amen. Byari byose mbere ko dutangiye ikiganiro ndagira ngo manze usuze n'abakunzi b'Umusaraba TV kandi ongere usuze abakunzi b'Isano ya Bera TV. Babaro bansoreza abantu bose. Bakunzi b'Umusaraba TV ndetse n'Isano ya Bera TV ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Yego, amahoro y'Imana abane namwe. Joseline, tugiye gutwara ikiganiro muri ubu buryo. Ndifuza yuko umwuka wera agiye kubana natwe muri icyo kiganiro kandi biragenda neza, ariko banza usenga Imana. Yego, murakoze ko mu mwanya wo gusenga. Mwami Imana yacu nziza, turagushimye kuko uri Imana muri byose. Twarakubonye ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose, niko Dawidi yanditse. Mu makuba yacu, mu byago byacu wabanye natwe, udukiza muri byose, nuhimbazwe. Nunyemerere rero ubane natwe muri iki kiganiro tugiye kubamo, n'abari twebwe imbaraga z'Imana ziganze mu mitima yacu, utwambike imbaraga, udushoboze, kandi mu izina rya Yesu icyo ushyize ku mutima wanjye ushoboze kukibwira ubwoko bwawe. Kandi unyemerere Mwuka Wera uzuterane natwe muri iki kiganiro. Mboneho no gusengera imitima yose ikomeretse muri iki gihe turimo kitoroshye cy'icyumweru cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Nuhumuriza imitima ya buri muntu wese ubabaye. Ni wongere utanga ihumure mu mitima y'Abanyarwanda, yaba bari muri iki gihugu ndetse n'abari hanze yacu. Bongere batsira ihumure, imbaraga y'Imana igaragare mu mutima w'umuntu wese ukomeretse, umubere icomoro kizima kuko niwe uhumuriza imitima ibabaye. Dufashe rero udushyigikire kubw'ijambo ryawe, Umwuka Wera arusheho kuganza mu mitima yacu. Ntabari nepo uri kuri kamera, n'abari njyewe ugiye kugaragara muri iki kiganiro, ahubwo Umwuka Wera aganze muri twe twese. Umugisha umuntu wese udukurikiye ndetse n'uzadukurikira, ahabwa umugisha n'Imana, kandi cyampa twese tugahanwa n'abera bo mu ijuru umugisha, kuko Umwuka Wera ahageze abantu bose bongera kumererwa neza. Turagushimiye kuko ugiye gutangirana natwe iki kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Mana iguhe umugisha. Joseline, natagiye kugira ngo kutuje cyane, ariko kandi nakubazaga nigize hajya ngo kwigiza nkana. Kwigiza nkana, turi mu minsi itoroshye, turi mu minsi igoye, aho turi kwibuka ku nshuro ya 30 abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Nashaka ko tuza kuganiraho gatoya se ku rugendo rwo kwiyubaka umukristo muri iyi minsi, cyangwa se umunyarwanda. Urugendo rwo kwiyubaka nk'umuntu, ntabwo uri mutoya ariko kandi nturi na mukuru cyane, ariko kandi ari icyo uzi. Iyo urebye urugendo rwo kwiyubaka rw'umunyarwanda uyu munsi ubona ruhagaze rute? Yego, iyo mbirebye ngiye mbona
urugendo rwo kwiyubaka ruri ku rwego ruri hejuru cyane, kubera ko ugereranyije n'uko biri ntago nkuze cyane, ariko imyaka mfite ntago naba nyobewe uburyo igihugu cyacu cyari gisenyutsemo. Ndabona biri ku rwego rushimishije, kandi ndizera ko bizarushaho kuba cyane uko imitima y'abantu igenda yiyubaka mu buryo bw'umutima. Burya iyo umaze kugenda ushira ibikomere, ugenda wakira ihumure no kubona ko dufite ubuyobozi bwiza butwitayeho ndetse buduhumuriza bukatuba hafi, bituma umuntu nawe ubwe arushaho kwiyubaka muri we, akishakamo ihumure rikomeye. Yego, urakoze cyane. Abantu bari kugenda bibuka. Ese Joseline, ni ibintu ndi kubaza cyane, ubona kwiyubaka cyane cyane noneho tujye ku ruhande rw'umukristo, jenoside iba, hari abantu biciwe mu nsengero, bicirwa muri kiliziya, ahantu bagomba guhungira, ahantu babizi ubutabazi, bagiye bazi ko bakurikiye ubutabazi, ahubwo basanga bari babashumbye, abari babayoboye, abari babahinduka, barabica. Kandi n'uyu munsi tuzi ko ubutabazi bwose buba mu rusengero, buba mu kiliziya, aho twagatabariwe, ariko bageze mu rusengero aho kugira ngo batabarirweyo, ahubwo bicirwayo. Urugero rwo kwiyubaka ku mukristo w'uyu munsi, ugisengera muri rwa rusengero biroroshye? Ntabwo byoroshye, kubera ko impamvu bitoroshye, ahantu watekerezaga ko ariho hari ubutabazi, ntekereza ko abenshi bahungiye mu nsengero no mu kiliziya bitewe n'uko bazi ko havugirwa Imana, bakumva ko nta muntu wahicira undi. Ntabwo byoroshye rero kwiyubaka muri ubwo buryo kugeza ubwo wongera gukumbura urusengero ndetse no kwiyumvamo kwinjira mu rusengero. Byatwaye imbaraga nyinshi zikomeye. Perezida wacu w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na FPR barwanye intambara ikomeye kugira ngo imitima y'abantu yongere kwegerana mu buryo bo babashije kugenda bereka umuntu ko hari ibintu byahindutse. Natwe turabibona, ndetse n'umwana muto uvutse ubu ngubu ababona ko byahindutse, kubera ko umuntu wese mu rusengero ubundi ni aho gukirira. Umuntu wese yumvaga ko ari aho gukirira, ariko siko byagenze. Ndibwira ko icyabiteye ntabwo ari ikibazo cy'inyubako y'urusengero, ahubwo ni imitima y'abantu basengera muri urwo rusengero, nibo batari bafite imitima. Ariko kuri iyi nshuro turashima Imana, ndetse tugashimira n'ubuyobozi bwiza butuma abantu bongera guhura mu rusengero, ntibatekereze ko hakongera kuba ikintu giteye ubwoba mu rusengero, bitewe n'uko tugeze kure tugenda twiyubaka. Rero kubera ko urusengero si rwo rwabikoze, byakozwe n'abantu, kandi abantu babikoze nibwira ko babihaniwe n'amategeko, ndetse n'abatarahanwa baracyashakishwa. Ndibwira ko urwego twe tugezeho dukwiye kwinjira mu rusengero ntabwo badufite, ndetse nta n'icyo twikeka, kubera ko twebwe twamaze kubaka. Ndi umunyarwanda, nta muntu ushobora gutekereza ku bintu by'urusengero. Tugeze kure twiyubaka, ndetse n'abari batariyubaka ndabifuriza kongera kubakwa n'Imana, ndetse mukanibuka ko dufite ubuyobozi butureberera. Muhumure, ntabwo bizongera. Yego, abantu nibahumure, ntabwo bizongera. Leta, igihugu cyacu, ubuyobozi bwiza dufite turi gufatikanya hamwe kugira ngo dukumire icyatuma jenoside igaruka. Yego. Ariko uyu munsi kandi hari umwana umaze imyaka mikeya avutse, ukiri mutoya, kandi ukeneye kumenya amakuru y'igihugu cyacu. Dukeneye gutegura kugira ngo azakure aharanira ubumwe bw'Abanyarwanda, azakure yirinda amoko, azakure yirinda icyateza none Abanyarwanda gusubira muri rya curaburindi. Uyu munsi mu magambo makeya, jenoside ubona yaratewe n'iki? njyewe ntago wenda nabyinjiramo cyane, kubera ko ntago mfite imyaka myinshi. Ubwo ngiye kuvuga imyaka nari mfite byatuma wenda n'abadukurikiye bahita bamenya imyaka mfite, kandi si ngombwa. Ariko mbona yaratewe n'uko abantu bari bafite ubumuntu buke. Nta bumuntu bwari bukiri mu bantu, kuko iyo baza kugira ubumuntu bari kwibuka ko ikiremwa muntu ari umuntu nkabo, ntibabashe gukora ibyaha by'indengakamere nk'ibyo bakoze. Ahubwo ndongera kuvuga ngo
urukundo. Iyo abantu baza kugira urukundo nk'uko Bibiliya bivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ntabwo ibintu byabaye muri jenoside yakorewe abatutsi 1994, ndibwira ko bitari kuba byarabaye, ikindi bikanaterwa n'ubuyobozi bubi bwari buriho. Yego, iyo baza kuba hafi y'abantu bakababwira ko umuntu wese ari umunyarwanda, ndetse bakagirana n'urukundo rwo kubona mugenzi wawe nk'uko wibona. Yego, nkagukunda nk'uko nikunda, ukankunda nk'uko wikunda, ntabwo byari kuba. Niyo mpamvu rero kenshi urabizi ko ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, numva nshishikariza abantu gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, kuko uko ntashaka kwivusha amaraso ni niko ntashaka ko nawe yava. Ntekereza rero ko habayeho ubuyobozi bubi buteza abantu inzangano, nicyo cyabiteye. Ariko kuri ubu ndashima Imana ndetse na leta y'u Rwanda, ndabashimira mu rwego rukomeye ko barimo baratwubaka ku buryo bukomeye, umuntu wese, ku buryo n'urubyiruko rurimo ruvuka, ndibwira ko ruvukiye mu biganza byiza rwose. Iterambere ryacu ni ryiza, kandi bazajya babyumva nk'amateka, ntago bizongera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yego. Ese Joseline, uvuze ko uri umuvugabutumwa, nibyo koko uri umuvugabutumwa kandi uri n'umuhanuzi. Uruhare rwawe uyu munsi mu ivugabutumwa Imana iguhagurukijemo, yego, ni uruhe ruhare rwawe mu kubaka igihugu? Ni uruhe ruhare rwawe mu kurwanya jenoside n'imizi yayo yose nk'umuvugabutumwa? Uruhare rwanjye njyewe ubwanjye ni ukwigisha abantu mbakura mu byaha, mbahuza n'Imana. Ushobora kwibaza ngo mbese we wabakura mu byaha gute? Njyewe ngira uruhare rwo kubabwira ko icyaha ari kibi, kandi burya iyi Imana yo itaraza kugwana ngo bigaragare mu buryo bw'umwuka. Hari uburyo abantu bibwira ngo mbese Imana ihana gute, bishobora gutinda guhana kw'Imana, ndetse n'ingaruka zabyo bikakugeraho bitinze, abantu ntibabibone. Ariko ubu ngubu dufite amategeko agengwa na Repubulika y'u Rwanda, bivuze ngo naho Imana yabitinze kuguhana wakoze icyaha, itegeko riraguhana. Rero njyewe uruhare rwanjye mu ivugabutumwa nkora ni ukubwira abantu bakirinda icyaha, kuko burya umuntu wamaze kumenya ko icyaha ari icyaha no kwanga mwene se, Bibiliya bivuga ngo uwanga mwene se ni umwicanyi. Bivuze ngo umuntu ufite urwango muri we ni umwicanyi. Niyo mpamvu ngiye nshishikariza abantu kureka urwango ndetse no gukunda Imana cyane, ndetse tukamenya ko twese turi Abanyarwanda, ndetse no kongera kubwira abantu ngo wowe wahemukiwe tanga imbabazi, nawe wahemutse saba imbabazi. Yego, urwo ni rwo ruhare rwanjye. Ari uwahemukiwe natanga imbabazi, asaba Imana imuhe umutima ukomeye, kuko gutanga imbabazi ubanza kubyiyumvamo. Ntabwo bwacya mu gitondo ngo umbwire ngo Joseline runaka yaguhemukiye ngo muhe imbabazi. Oya, mbanza nze kubyiyumvamo, ndetse n'imbaraga z'Imana zikambaho kugira ngo mbashe gutanga izo mbabazi. Ariko nawe wahemutse, tera intambwe yo gusaba imbabazi abo wahemukiye, imiryango yabuze ababo wabigizemo uruhare, ndetse imiryango yabuze abana, babuze ababyeyi, ndetse ababyeyi babuze abana. Nimutera intambwe mubasange, kuko twarigishijwe mu buryo butandukanye, umuntu wese yamenye gutanga imbabazi icyo ari cyo. Barahari kugira ngo bakubabarire, wiheranwa n'ibyo byaha nawe ngo wumve ko wifungiranye mu byaha kandi utaratera intambwe gusaba imbabazi. Ni urwo ruhare rwanjye mu ivugabutumwa nkora. Ariko se Jose, wavuze cyane ku kintu bita imbabazi. Izi mbabazi biroroshye abantu bayitonekara. Ugiye kumubaza ngo ese baracyatonekara gute? Tumaze imyaka 30, y'inshuro 30 twibuka abacu baze jenoside, twibuka. Ariko birababaje yuko hari abantu uyu munsi batari gutanga amakuru. Kandi tubana muri sosiyete tubayemo, tubana mu nsengero, tubana mu makorari, mubana no mu ivugabutumwa tutazi, ariko barimo bihishemo. Kuko ntabwo bamwe ngo barimo bihishemo, bihishe uwo mwambaro, ariko bafite wenda ntiyabikoze, ariko hari amakuru yaduha cyangwa se yatanga akatugira umumaro, akadufasha kumenya aho bataye iwacu.
uyu munsi hari dufite inzibutso zishyinguyemo abacu, aho ugasanga kugeza n'uyu munsi ntiturabona, hari abo tutarabona kandi bikorwa bari bahari, bararebaga, bari bakuru, hari abafunze, hari n'abacishe muri sosiyete, aribo bagenda bahembera cyane cyane iyo ngengabitekerezo ya jenoside. Ndagana ku ivugabutumwa ryawe nk'abavugabutumwa b'uyu munsi muri gukora umurimo w'Imana, muzi ko kino kibazo gihari kandi muri kwigisha imbabazi buri munsi. Ni iki muzakora kugira ngo aya makuru yose tuyamenye? Mufashe leta, kuko ivugabutumwa ridafashe leta njye ntabwo ryemera. oya nta nubwo riba riri riba ripfoye. Yego. Ni iki muzakora mu ivugabutumwa ryanyu? Ni iyihe ntwaro muzakoresha kugira ngo n'aba bantu, sinzi impamvu, sinzi ibyo, kugira ngo babase kugira imitima y'abantu bivuga gutyo, batanga amakuru, uwirega yiga ko yakoze icyaha, basazabone n'ubwo bugingo? Uruhare rwanjye ngewe n'injye ubajije, uruhare rwanjye uko mbyumva icyo tugomba gukora ni ugushishikariza abantu kumenya ukuri. Buriya iyo ukuri ukuzi, umenya ko n'ibyo uvuze binyuranyije n'ukuri, bihanwa n'amategeko ndetse n'Imana irabihanira, kuko iyo utavuga ukuri nk'uko kuri mu mutima wawe ni icyaha. Bibiliya iravuga ngo yego yanyu ibe yego na oya ibe oya. Rero nta kindi kintu cyo gukora uretse kubiyegereza, kuko iyo umuntu atari mu ruhande rw'Imana kenshi akunda no gukora ibintu binyuranyije n'iby'Imana ishaka, kenshi akunda no kwica amategeko. Umuntu udatinya Imana nta n'icyo abatinya. Rero uko tugenda tubiyegereza, tubafasha gusenga, tubereka ukuri, urukundo, ko kubabarirwa kuriho, ndetse no kuba warakoze icyaha bidakwiriye gutuma uhisha ibyaha wakoze, ahubwo ukwiriye kwigaragaza, ukagaragaza n'ibyaha wakoze ibyo ari byo, kugira ngo ubashe kubabarirwa, hamwe no gufatikanya, ndetse twese hamwe twishyize hamwe nk'Abanyarwanda, tukarwanya ibyo bintu byose byatuma icyaha kigomeza kwihisha, kuko ni ikosa rikomeye kuba umuntu yaba azi aho yakoreye icyaha ariko akaba atabasha gusobanura ngo byagenze uko. Nacyo ni ikibazo, ni ikibazo gikomeye. Ariko hamwe no gusenga Imana no kubegereza Imana, burya iyo umuntu yegera Imana kenshi aratinya. Noneho uko agenda atinya bituma ashobora gutinyuka akagira ibyo avuga, kuko ntekereza ko baba batekereza ko twakoze ibyaha by'indengakamere, imiryango twabikoreye iracyababara cyane, hari nshobora kubivuga nanjye nkagubwa nabi. Ariko ndagira ngo mbabwire aho bari hose, Imana ishimwe ko kamera zakoze ibintu bikomeye, kuko ntabwo tukibwira bake, tubwira benshi. Ndagira mvugane n'umuntu wese ahari aho yaba yarakoze icyaha, akaba azi ko hari imibiri iri ahantu atigeze avuga, nibwo urimo urakora icyaha kuruta icyo wakoze. Gerageza rero nawe ubashe gutanga ayo makuru, kuko arakenewe. Nawe ubwawe biratuma uza imbere y'Imana, wihane, Imana ikubabarire, kuko na mbere y'uko burya utera intambwe gusaba Imana imbabazi, nawe ugomba kuba wabanje gutera intambwe gusaba imbabazi abo wagiriye nabi. Hamwe rero no gusenga, Imana izabidufashamo, ndetse hamwe n'ubuyobozi bwiza bizagenda bikunda. Nabwira imitima ikomeretse muri iki gihe turimo kitoroshye ngo nimukomere, Imana yo muri ngoma cyane. Yego murababaye, ariko Imana irahari kugira ngo igende yubaka. Twese hamwe twifatikanije tuzagera kure kandi heza, turabyizeye. Yego, urakoze cyane. Nubwo bitoroshye, ariko turacyari, iyo dukurikiranye amateka tubona ahanini jenoside mu bajya banayihembera cyangwa se bayitiza umurindi, harimo hari imiryango mpuzamahanga yari ishoboye guhagarika jenoside, ariko ntibikoreho, igatererana Abanyarwanda bari gupfa, ikagenda kugeza n'uyu munsi, aho usanga umuntu runaka ukomeye agifite bya bitekerezo byo kuvuga ko nta jenoside yabaye, ahubwo habaye double jenoside. Mu myaka yose tumaze kugeza umunsi, isi yose yemeye ko mu Rwanda habaye jenoside, ishyira ejo mu minsi ishize isohora ariko n'inzibutso igice bivugaho. Ariko ukabona umuntu
uri ku rwego rukomeye uzwi ku isi, reka mbivuge ntacyo bitwaye kuko yabivuze, nk'umuntu witwa Secretary Anthony Blinken, sinzi nimba akurikiye ibintu yavuze, aho yagaragaje yuko yihangaje ko habaye jenoside y'abahutu ndetse n'iy'abatutsi. Ukumva umuntu agifite iyo myumvire, uwo ni uwagaragaye, ni umuntu uvuga ku isi, isi yose ikamwumva, ijambo avuze kandi rikumvwa n'abantu benshi kandi rigakurikizwa n'abantu benshi. Iyo ubonye isi, reka mbishyira mu rwego rw'isi, isi gifite iyo myumvire imeze gutyo, nimba iyo myumvire imeze gutyo, sosiyete tubanyemo hari abandi bagiramo bameze gutyo tutazi. Uyu ni uwavuze kandi avuga ashaka gupfobya abanyarwanda. Turi muri ino minsi itoroshye, abantu barababaye, abantu bafite agahinda, bafite intimba n'agahinda, ariko ukajya kumva umuntu akubiseho iki kintu. Nkawe Jose, ni ikintu cyakira wakivuga iki? Njyewe numva uwo muntu nabo umuntu afite muri we, na nubwo nabyumvise nabyo nigeze menya, ariko yabisohoye kuri Twitter aho yasubizaga afite muri we, kubera ko yaza kubugira ntago yareba imitima ikomeretse ku nshuro ya 30, ni nko kongera kuyikomeretsa bundi bushya. Ariko nizere ko nawe azagera igihe akamenya ukuri. Hari igihe ashobora kuba yabivuze ataramenya ukuri, ariko azamenya ukuri. Nidukurikirana amakuru yakoze, hari amakuru bagaragaje ubwo aheruka gusura urwibutso rwa Gisozi, hari amagambo yasize yanditse. Yari ari mu Rwanda, yaje mu Rwanda, hari amagambo yasize yanditse abonye ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko uyu munsi aratanga ngo the United States stands with the people of Rwanda during kwibuka, certain remembering the victims of genocide. We know the many thousands of Tutsi, Hutus and other whose lives were lost during 100 days of ibyo ngibyo. Yavuga ngo turibuka ibihumbi by'abatutsi n'abahutu n'abandi. Kumva abantu bose byabaca, umuntu wiziye akareba ibyabaye. Nibyo nahoze mvuga nti gukira bino bikomere, ucyakira zino message. Turi ku rwego rwanyu rw'iyobokamana, rwivuga ubutumwa. Biroroshye mu buryo bw'iyobokamana murakora iki hakiza n'ibi bintu biza, aho kugira ngo abantu batangiye gushaka kwiyakira nubwo bitoroshye, ahise kubita nk'iki kintu. Nkamwe ndakoza mu Rwanda rwivuga ubutumwa, namaza mu Rwanda rwa Protike uri muri kariyeri yivuga ubutumwa. Nkamwe mwumvishe bino bintu abavuga butumwa, mufatuhe mwanzo niyihe ntuza ihita ibazamo mwakora, niwe musanzu uhita ubaza muri mwebwe mwafashe igihugu cy'u Rwanda, mwafasha abo bantu kugira ngo no bamenye ukuri. Umusanzu wacu twebwe ahubwo twongeramo ibihe byo gusenga cyane, tukavuga reka dukomeze dusenge cyane, kuko abantu nibamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero umuntu iyo wasenze cyane ubundi bishobora kuguhesha ndetse no kumenya ibintu wari utaramenya. Uziko buriya gusenga nabyo ubwabyo bishobora gutuma umuntu w'ubwe ahindura imvugo z'ibyo yavugaga. Yego, buri muntu ashobora gusenga na cyane, kuko gusenga ko gushobora kugaragaza wowe uwo uriwe w'imbere. Buriya nkongo bivuga ashobora kubivuga bitewe nuko sinamenye impamvu, sinabyinjiramo cyane, ariko twebwe nta kindi uretse kuguma gusengera abantu no kubabwira ngo nibakomere bahumure, nubwo hariho abakivuga bene ibyo, ariko haracyari n'amaboko yacu y'u Rwanda adufashe, ndetse arimo atubwira ngo nimukomere nimuhumure, ntabwo bizongera. Ntibite ku byabo, ntibite ku wabivuze, ahubwo bite ku gihugu cyiza dufite kirimo ubuyobozi bwiza, burimo budukomeza, burimo butubwira ati muhumure. Ibyo byo babyirengagize kugira ngo imitima yabo itarushaho gukomereka, ahubwo mwibuke ko haracyari ibyiringiro imbere hazaza. Muri abanyembaraga kandi nimwe mushoboye, nimwe Rwanda rw'ejo, muzakora ibikomeye cyane, mutitaye ku bibaca intege, ahubwo nimukomere kuko n'Imana irahari kugira ngo ibakomeze. Yego. Hari akantu uvuze Jose, akantu uvuze ngo gusenga ngo hari ibintu bihindura, mpita ngiraho dute.
kandi mbona kino kintu ngizeho dute gishobora kuba cyakurushya mu gihe runaka tutazi uti ni ikihe kimba kutambaje ni iki iki kintu ni iki ngiki uravuze ngo gusenga kugira ibintu guhindura ndabyemera guhindura byinshi ariko nkibuka yuko hari igihe umuntu wasenze ayo akajya mu ntege nkeya bitewe n'imisi akandagiyemo bitewe n'ibiharimo akaba yasura mu ntege nkeya tubabona basengaga bafatikaga iyo twabona basuye ku byo bari bararetse uyu munsi muri mu cyumba cy'amasengesho muri gusenga uri umunyamasengesho navuze ko uri umuvugo utumukana n'umunyamasengesho ukaba n'umuhanuzi yego mu mwuka cyangwa se mu bigaragara ubonye umuntu ibimenyetso ari kwerekana afite ingengabitekerezo ya jenoside mu cyumba muherereyemo mu rusengero murimo uyu muntu ayibonye kandi biragaragara vizavi n'ibimenyetso arabifite uraje ubwiye umuntu ngo rero ngo ngubonye bino bintu ngo atura avuze ati Imana imbabarire ibintu narinzanye by'amacakubiri tujya tubyumva nubwo tudashaka ibyo ngo by'ibimenyetso kumva amakorano ngo habonetsemo amacakubiri ngo abangango n'abangango bajya kubona bazariva kucya uko mujya mubibona cyangwa se ukabyumva uyu muntu urabibonye bino bintu ibimenyetso bibonye ko afite ingengabitekerezo afite icyo ashaka hari abantu ari gushaka nubwo ategaagaza ko nakora wikototera uyu muntu no kubwira ngo ihane cyane no kuripotinga bo rero mu gusenga navuze ngo hahindura ibintu byinshi ariko gusenga ntago hakuraho kuba umuntu yakoze icyaha kuba atagihanirwa gusenga no gusenga by'iyobokamana ariko ntaho bihuriye n'itegeko buriya kuba umuntu yakoze icyaha ubu ngo ntago wamusengera ngo bishoboke kubera ko buriya umuntu wagize ingengabitekerezo byanze bikunze aba ari umwicanyi sibyo kandi ibyo ntago wabimwihanisha we ngo abyihane wumve ko birangiye ahubwo wowe uha raporo inzego zibishinzwe yego njyewe iryo ni ryo bokamana ryanjye naringize ngo ngiye kumwatuza ngo ihane yavuga ati Imana imbabarire namwe mumbabarire birangira aho ngaho ejo nasubira mu ntege nke nazatumara oya kubera ko ashobora kuvuga ngo Imana imbabarire atanabikuye ku mutima ari kugira ngo umusengere yigendere ahubwo wowe uha raporo inzego zibishinzwe agakurikiranwa n'amategeko yego urakoze cyane bya byose birasobanutse icyo tubwira abantu muri no minsi itoroshye abantu nibakomere igihugu dufite igihugu cyiza dufite ubuyobozi bwiza kandi byabaye ntago bizongera twabwira abanyarwanda ikintu twabwira abariko twumva bagezweho n'ingaruka za jenoside n'uyu munsi zikitukurikirana bavuga ngo bakomere cyane kandi dukomere dufite Imana dufite ubuyobozi bwiza ariko kandi dufite n'igihugu cyiza yego ibyabaye ntago bizongera reka twibuke twiyubaka yego uri umuvugabutumwa Joseline ntago njya nkusezerera ntago uyu mwanya ngo uvuge no ku ijambo ry'Imana yego reka ngo kanya ibibazo byabaye byinshi kandi kutabikunda wihangare cyane ariko reka ngo nakanya noneho ushyira n'ijambo ry'Imana mu mpande Imana yaguhaye hari wahumurizamo n'abantu kandi bagaguhumurika yego kandi bagahumurizwa sorry yego reka ngo umwanya rero ukomeze kumwuka gushoza ni karibu nimukomere kandi muhumure Imana iri mu ruhande rwanyu ndetse rwacu twese ntabwo Imana yaduta ari umukorasi waririmbye aravuga ngo sinzabahemukira nimuhumure nubwo turi mu gihe kitoroshye ariko ntabwo Imana izaduta na nubwo izaduhemukira Imana ishimwe reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yobu ibice byaho 14 duhereye ku murongo wa 7 haravuga ngo erega haracyariho ibyiringiro yuko iyo igiti gitemwe cyongera gushibuka kandi kikagira amashami y'ibitontome ngo nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gitoya Imana ishimwe cyane amen mwebwe mudukurikiye haracyariho ibyiringiro
aya magambo yanditswe na Yobo ngo yari yaratemwe kuri buri kintu cyose, aratemwa ku rubyaro, abana be 10 bapfira umunsi umwe. Yobo atemwa ku butunzi, ubutunzi burashira burarangira. Bumaze kurangira ngo bigera naho bigera mu miturire, ibyo yaratuye byose birarangira. Umugore bashakanye ageraho amwihakana. Yobo ngo agize uyu mubabaro ukomeye, umwuka w'Imana mugarukaho, haleluya, amugarukaho, amwibutsa ko naho yaba yaratemwe ashobora kongera gushibuka, kandi uko gushibuka kwe ngo naho igiti cyatemwa haracyari amahirwe yuko cyakongera kigashibuka, ngo iki giti kikagira amababi ngo nk'ay'igiti kikiri gitoya ndetse kikagira n'amashami y'ibitontome. Imana nishimwe cyane. Wowe watemwe akaba utagifite amashami wari ufite, we watemweho umutware cyangwa se abana, ugatemwaho umugore cyangwa umuryango, wowe watemweho uburyo ndetse n'ububasha, nkuzaniye ijambo rikubwira ngo humura, haleluya, haracyariho ibyiringiro. Nubwo wabonaga ko watemwe ukaba ubona ko nta byiringiro wari ugifite byo kongera kubaho, niwakire kubaho kuko muri Yesu harimo kongera gushibuka. Nezezwa nuko wongeye gushibuka, nezezwa nuko ngo naho umuzi w'iki giti ngo wasazira mu butaka. Imana ishimwe. Imana yacu ijya yongera igasukira amazi mu mitima ibabaye, ijya yongera igasukira amazi mu mitima yariheranywe n'agahinda, ngo haracyariho ibyiringiro iyo uyu muzi w'igiti wumiye mu butaka, ngo iyo wumvise amazi wongera gushibuka, uyu muzi ngo ugashibuka ugakura ukagira amashami. Imana ishimwe ko twashibutse, kandi Imana ihimbazwe ko tutaranduranywe n'imizi. Iyo uza kuranduranwa n'imizi ntabwo uba ukiriho, iyo uza kuranduranwa n'imizi uba waribagiranye, ariko Imana ihimbazwe ko itemeye ko umuzi wawe urandurwa, ngo niyo mpamvu wongeye gusukirwa amazi ngo akongera gutuma ushibuka. Erega wari waratemweho buri kimwe cyose, niko ijambo ry'Imana rivuze, nta na kimwe wari ufite cyo kukurengera, ntaho warucunze ubutabazi, warebaga hepfo no haruguru bikanga, witegerezaga iburyo n'ibumoso ntugire icyo ubona cyakurengera. Ariko Imana ivuganye nawe ngo humura, kuko hakiriho ibyiringiro. Nubwo watemwe, nubwo wari warakuweho amashami ugakurwaho amababi, Imana yorongeye irakumeza. None ngo urimo uragira umumaro, urimo uragira amashami, haleluya, ngo ndetse aya mashami aratoha nk'igiti kikiri gitoya. Humura, navugana nawe ngo humura. Nubwo watemwe, humura. Imana irahari kugira ngo yongere ikubere amaboko. Imana irahari kugira ngo yongere ikubere amashami. Imana irahari kugira ngo yongere ikubere support kuri buri kimwe cyose. Aho wabonaga ko ubuze uwubwira agahinda kawe, ariko humura, Imana iracyafite andi mashami kuri wowe. Imana ishimwe ko umuzi wawe utaranduwe. Ngo uyu muzi iyo wumvisha amazi, ibuka ahantu Imana yagukuye, ibuka uburyo Imana yakurengeye, nta shinge nta rugero utazi kuzabaho. Imana irakurokora, Imana irakurengera, irakuzigama kugeza kuri uyu munsi ku nshuro 30 twibukaho abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi mwaka 1994. Ntabwo wari uzi ko wageza kuri iyi saha, ariko shima Imana uyibwire ngo namenye ko hakiriho ibyiringiro, haleluya. Uyibwire ngo namenye ko n'igiti gitemwe cyongera gushibuka. Wongera uyibwire ngo namenye ko naho uyu muzingo wakumira mu butaka, iyo wongeye kumva amazi, haleluya, urongera ugashibuka ukamera nk'igiti kikiri gitoya. Humura, kuko Uwiteka yashibukishije amashami yawe ndetse n'amababi yawe. Uwiteka ayahindura nk'igiti kikiri gitoya, ngo aya mababi aba nk'amababi y'ibitontome. Imana ishimwe, haleluya.
iyi Mana rero iracyafite imbaraga zo kukurengera, iyi Mana iracyafite imbaraga zo kuguhumuriza. Humura, urababaye, umutima urakomeretse muri iyi minsi itoroshye. Humura, Imana niyo yonyine gusa igiye kwegera umutima wawe ikaguhumuriza. Nakubwira ngo komera, humura, Imana irahari mu ruhande rwawe, n'abantu barahari, natwe turahari kugira ngo wongere wiyumvemo ihumure, we guheranwa n'agahinda. Imana ntabwo izaguta kandi ntabwo izakureka. Imana ihimbazwe. Umurongo wa 9 ni watubwiye ngo iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka ngo kigatoha nk'igiti kikiri gitoya. Imana ihimbazwe. Iyo iki giti cyumvise amazi, iyo wongeye kumva abakubwira ngo humura, iyo wongeye kumva bakubwira ngo humura, bakakubwira ati turi kumwe nawe, turahari, tuzabana nawe, wongera kumva ubuzima bugarutse kuri wowe, wongera kumva wongeye gutoha kubera ko Imana yaraguzigamye, Imana yarakurokoye, Imana yaragusigaje, Imana yarakwimanye. Reba no mu buzima busanzwe ibintu uhura nabyo bitandukanye, humura, Imana iri mu ruhande rwawe, ntabwo izagutererana, nta nubwo izakureka. Nababwira ngo mukomere kandi mwongere mukomere, muhumure, ntabwo bizongera. Imana yacu iri kumwe namwe, iri mu ruhande rwanyu. Amaboko utabonye, amaboko yari yarabaye nk'ayatemwe kuri wowe, Uwiteka arongera arayameza kandi yiteguye no kuguma kuyameza, yiteguye no kuguma kumeza amashami kuri wowe kugira ngo wongere wiyumve mu muryango mugari cyane. Imana yongere ikubake, ngo kuko nikubaka uzaba wubakitse. Reka turirimba agakorasi gato cyane nkubwira ngo komera kandi humura, twinjira mu mwanya wo gusoza iki kiganiro. Nababwiraga ngo nimukomere, amaboko y'Imana arahari kugira ngo abafate kandi ntabwo Imana izabata. Sinzabata, 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 aye sinzabata, 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 sinzabahemukira. Sinzabata, 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 Emwe babyeyi, sinzabata, 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 sinzabahemukira. Sinzabata, 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 yemwe imfubyi mwe sinabata, sinabata, sinzabata, sinzabahemukira we. Sinzabata, sinzabata, sinzabahemukira abapfakazi. Sinzabata, 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 sinzabahemukira. Sinzabata, 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 sinzabahemukira. Mukomere. Sinzabata, 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 sinzabahemukira we. Sinzabata, 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 sinzabahemukira. Sinzabata, 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 sinzabahemukira. Ayiwa, Imana ntiyaguta, ntabwo yagutererana, nta nubwo yagusiga. Haleluya. Oh, sinzabata, 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 sinzabahemukira. Sinzabata, 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 sinzabahemukira. Amen. Nababwira ngo mukomere, ntabwo Imana izaguta. Waba uri imfubyi, komera, ntabwo Imana izaguta. Waba uri umupfakazi, komera, ntabwo Imana izaguta.
urwego rwose waba urimo rw'umubabaro, agahinda kose waba ufite, nakubwira ngo komera. Ntabwo Imana izaguta, ntizaguhemukira. Imana irahari kugira ngo ikubere amaboko muri iki gihe kitoroshye. Nimukomere, nimukomere. Imana niyo ibagose cyane, ndetse n'ubuyobozi bwacu bwiza bw'igihugu cyacu cyiza buri mu ruhande rwa buri muntu wese. We wakomeretse ni wacira ihumure, umutima wongera utuze. Imana ntizaduta kandi ntizaduhemukira. Shalom shalom. Reka n'ubundi dusoze dusenga. Wowe ubabaye ifatikanye nanjye muri iri sengesho. Imana yacu niyo kwizerwa mu bihe byose. Mwami Imana yacu nziza, Imana ikomeye, Imana iri hejuru ya byose, vuganye natwe mu ijambo ryawe ngo naho igiti cyatemwa kirongera kigashibuka ndetse kikera imbuto nk'igiti kikiri gitoya, uhimbazwe kuko imiryango yari yaratemweho, imiryango yari yaravuyeho amashami, amababi, wongera kutuma ishibuka, ikongera ikera imbuto, ikongera ikagira amashami ndetse n'amababi agatoha. Haleluya, icyubahiro n'ikibi cyawe. Komeza iyi mitima y'Abanyarwanda bose muri rusange, baba bari mu gihugu ndetse n'abari hanze yacu. Wongere wubake Abanyarwanda, wongere utange ihumure mu mitima y'abantu bababaye muri iki gihe turimo cyo kwibuka. Wongere Mwami Imana uhumurize iyi mitima, uyiyegereze cyane, uyikomeze. Wongere uyibwire ngo nimukomere. Wongere uyisure buri wese mu mutima we, buri wese aho yicaye, yaba uryamye yaba ugenda, buri muntu wese ahari. Mwuka wera umugereho, usura umutima umubwire ngo nakomere. Kandi natwe haleluya turamukomeje ngo nakomere. Imana ntabwo izaguta, Imana ntizaguhemukira. Iyabanye nawe cyagiye ikakuzigama, n'ubu yongeye kubana nawe. Kandi humura, kandi humura, humura, humura na enepaya zikidevodra. Uwiteka we uhimbazwe, uhimbazwe kuko utatureka kandi ko utazaduhemukira. Umugisha umuntu wese ukurikiye iki kiganiro, kandi umuhumurize cyane kuruta uko njye namuhumuriza, kuko ihumure ryawe Mana niryo rikora ku mitima y'abantu bawe. Urakoze kuko banye natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha mwebwe mudukurikiye. Birashoboka ko ukeneye ko ngufasha gusenga, nabibwiye mbabwira ko ndi umunyamasengesho. Naguha nimero 0789122425. Shalom shalom. Amen.